uyu ni iki kuri weho? Umusheri wanjye. Anje nibaza ko Jeannette se bwamurakarira kandi ibi nabidanje byanditse hano ibi n'ibiki byandikwa ngana ibiki. Nyine Jeannette nabidanje tu. Kandi bigaragara ibimenyetso birimo. Asheri n'inyuma. Inyuma kuri Jeannette. None se ntaga kuguca inyuma mani. Ni ibiki rero ibindi Nese wari wambonana nawe? Ni ibiki yanditse hano gutya n'ibiki ngo. Nese wari wambonana na Jeannette basi? Ngo mushaka guhura gukora. Nyine se wari wabonana nawe? Tubusanga duhura muri rusange. Tugiye gukina ari bike ariko nawe none murashaka gukora ikirere. Jeannette ni umushiti wanje. Jeannette ni umushiti wanje kandi navuga ko nta kintu kimwe mpfa nawe. Nkuko ndi n'inshuti kandi twamenyanye Jeannette tuziranye. Muri inshuti bakaza muri ry'imitima y'ibintu by'amabizu. Imitima n'ubizimane nese imitima n'ubizigera ari igitsina. Oya byo ngira hagarike. Umuhungu mwiza kuri weho no umuhungu umeze ute? N'umuhungu meze nk'uyu uhagaze imbere ngashamenye namu urebe ko nateye ubwo rero tawisubiza igisubizo. Ngaho ufata nyine Shami urumva umuvuge hano kuri IM uvuga ati umukunzi wanjye n'uyu nguye niwe muhungu bumeze gutya. Bagohe miliyoni 10 z'amanyarwanda. Yego. Umugabo akaza akagwa miliyoni 10 z'amanyarwanda ngo mbabarunize umukunzi wawe byibura amasaha 2. Wayafata? Vuba nayafata. Gasubiremo gukana. Nayafata kabisa nubwo yaba ari umunsi wose. Ariko hari nashonje. Niyo yaba ari umunsi? Nubwo yari umunsi wose ngiye nayafata. Shawari hose yarapfuye. Wowe wakwemera? Je nabo nakwemera kubera yuko ubusugaramutse nije bakanereramo inda. Umwana yazarera n'uwo mwana muri mubaza icyo kibazo. Kimumubaza. Sheri bamutse munije bakanereramo inda. Uwo mwana wazamuresheje miliyoni 10 se yazarenga izo miliyoni 10 waba ufashe. Okay, buri umwe nafata telefone y'undi umwe ajye muri WhatsApp arebe scrolling ageze kuri 5 arebe ko nta muntu bakundana cyatabana mu citini. Okay. Ntacyo bitwaye. Ngiye password yanjye rayizi ariko yawe nayo nzira munsi rayimbwira. Nongeye kubaha ikaze kuri IM Irakiza Media TV. Nkushimira wowe wakoze subscribe ukabudahwema kudukurikira ku murongo wacu. No kuri Imana iguha umugisha. Hamagaze rero mu karitsiye hagana kuri Stade Peredo Nyamirambo. Narinje kuhafata amakuru urana ndi inyuma yaho ariko ndi kuhabona abantu babiri batipe nsa nkaho muzi ariko umusista we ntago muzi. Reka ngire ikiganiro tuganiraho Ngizimana ndababonye. Hari akavideo kameze iminsi gatraininga cyane k'umugore uri gukubita umugabo. Reka ngira ikintu tuganiraho nabo kuko nabo urabona ko bakundana. Numve hagati y'umuhungu n'umukobwa ese nukubera iki umugore akubita umugabo? Mbaze umugabo ese kubera iki umugabo yemeraga kubitwa n'umugore? Ese niko zubakwa cyangwa ni cyahindutse? Reka ngire ikiganiro tuganira nabo nimujye kure. Abajeni bitese umeze neza? Salama mwana. Umeze ute? Fresh man. Ndababona. Ahantu hose butara amakuru bro. Amva ahantu hose tuba man, ahantu hose tugomba kujya tuyatara amakuru. Sugeze muri karitsiye yanjye. Gahunda nimenya ko. Sisa bitese? Ni byiza. Umeze neza? Umeze neza nta kibazo. Shami. Oya reka ndagira ngo mu ikiganiro byura nk'iminota nk'itanu. Sibyo? Nk'iminota nk'itanu. Akumenya wankurikiranye man. Oya nago nagukurikira. Ese ubwo niki ko ndi hano muri ziwudu? Oya nandi kwifatira amakuru ntari umuntu aruje kumpa amakuru. Urumva ariko kuba mbabonye kandi muri kugendana kandi ibintu bidasanzwe nkubonana na Basha nawe ibintu byawe byose. Nakubona guri wenyine. Oya none se jya umenya yuko ibintu babi niko ni korabo. Iyi ni Dream Boys. Ya Dream Boys bari babiri cyangwa bari batatu? Niko. Ni Dream Boys. Oya. Ni Sha Dream Boys se ko barabahungu ku bahungu. Ni harya ni yihe couple bahanze abanyarwanda babayeho ari umukobwa n'umuhungu? Ntayo. Yabayeho? Nta nimwe. Ubwo ni mwebwe mu cyagahigo. Ahubwo
bivuge kangahe se oya mu ikiganiro nta kibazo tubaze mani aduhagarare neza se ndahagarara hagati rero natujyemo hagati gutya se ndahera kamere hano umeze neza se meze neza nta kibazo amazina yawe se nitwa Cadette ugira izina rimwe Cadette nitwa Muamini Serafine Cadette Muamini uyu ni iki kuri weho umusheri wanjye mbona harimo metero aragira ngo anyurire cyangwa mwurire kugira ngo wemere ko ari mu rukundo twurirane oya ntago mwakurirana ngo wemere ko ari mu rukundo bisaba kurirana none se Kade umeze neza meze neza nta kibazo ase ibibazo mbaza ntago uri bugereho commentaire oya commentaire ngenda zihorana ahubwo byaterwa ngo commentaire ni izihe wenda ushaka ko je nta kibazo ariko nyine umuhe uburenganzira mubaze nta kibazo feel free yes Cadette ni umuntu cy'umuntu uri kureba hano kuri IM Irakiza Media TV Cadette ni umuntu usanzwe nabikaze birimo n'umuntu uraho dafite ibintu bikomeye birenze umuntu ukora ibijyanye na Made in Rwanda ibijyanye n'inkweto za Made in Rwanda imikandara amasakoshi nasigaye uri mu design harya bitaba design yego uri mu design cyangwa uri mu modo ni mu design ariko biri muri shoemaker muri rusange uburyo designinga inkweto ukayirangiza then ukayigurisha cyangwa wamara kuyidesigning ukayiha umutekinisiye akayigukorera uko ayishatse nyuma ukaza kuyigurisha yes mbondereho nkubaze urumva uri umukobwa witeje imbere mu by'ukuri wanze kwira gusabiriza mu bandi bahungu cyangwa mu bandi bantu hano hanze aha uravuga tereka mbanze nihangira umurimo umukobwa kuri weho ukuri n'ubuhe n'umukobwa umeze ute n'umukobwa ubushaka kugira ngo nyine yiteze imbere nk'uko wabivuze umukobwa utabashaka kugira ngo bikanukosa akamugenere nimba ufite shiri wawe ndayikanga shiri wanjye nikanukosa utakamwakanga ibintu byose wenda ushobora kumusaba wenda byakugonze bitari ngombwa wenda wuze kubikemura ntabwo ari ngombwa ko buri kintu cyose gikumenyere ngo nuko ari shiri wawe n'abakobwa b'iki gihe bivugisha ngo shiri wanjye agomba kumpa ibi bintu runaka nimba atayimaye ubwo nyine dutandukanye ubu ntabwo ari shiri oya ibyo ntabwo ari ibyo ntabwo ari urukundo yes Kade umuhungu mwiza kuri weho ni umuhungu umeze ute ni umuhungu umeze nk'uyu uhagaze imbere ngashami nyina urebe ko nateye ubwo rero tawisubiza igisubizo ngaho ufata nyine Shami urumva umuvuge hano kuri IM uvuga ati umukunzi wanjye ni uyu nguyu niwe muhungu bumeze gutya ni muremure ntabwo nkunda umukunzi twaba tureshya ko nabona nanjye ndi mugufi tureshya ntabwo byavamo aritonda ariko rimwe na rimwe akajya agira gutonganamo iyo umuteye stress aratongana ariko nanone ntabwo aba bikomeje bitabishyira mu minota mike cyane kongera mukaba inshuti ni umwana mwiza cyane arirekura ibintu byose akavugisha ukuri ntabwo ajya akunda guhisha ibintu runaka niyo nabimenye ko abiguhisha akabyibuka arabikubwira yes reka ne kwizimba cyane ndabizi abakunzi ba IM barimo baravuga ati ese kutari kubaza uriya musore humura ndabaga ndakegeta menya yuko hano kuri IM ufite kubaza ibyo ushaka byose kandi niba hari umuntu ufite inkuru gutambutsa mu by'ukuri wayitambura reka negere Shami ariko se ubundi busanzwe Shami ni muntu ki okay Shami ndi umusore Shami ndi umukinnyi wa filime director umwanditsi producer mfite channel yitwa Shami Empire nyenesha amafilime n'ubu hariho filime nshyashya bitaga Kwandi series niyo turimo dukora muri iyi minsi kandi iraryoshye cyane abantu batubwiye ko imeze neza cyane n'abantu banyarukira kabisa baze kuyireba imeze neza yitwa Kwandi series Shami Empire ubwo rero n'ubundi ndi mu gisate cya filime ndi mu myidagaduro ahantu hose mba mpari n'uyu ni umuryango wanjye mbese mba kuba ngeze hano kabisa ni byiza cyane ntabwo ari ubwa mbere abantu bamaze kumenyera muri iyo filime bita ngo Gakwandi umuntu ayisanga hehe go kuri Shami Empire iriho kabisa filime yasohotse episode 1 iriho manyarukiro bayirebe ni filime yo mu ishyamba irimo action irimo biteye ubwoba irimo ibintu kabisa kwicaro kareba ni rongo tani somehow hari ibintu bikaze gusa iragaruka ku makimbirane y'umusirikare n'umupolisi wakwibaza ngo aba bantu ko bakora bundi ibintu bimwe bacunga umutekano bose bapfa iki ni kihe kintu bapfa
rero nyarukiraho urebe ikintu bapfuye my people, ni ibintu bimeze neza cyane. n'uyu nguyu nawe arimo Uyu arimo cyane kuko araktingamo biteye ubwoba. Uyu ni umwactress cyane. reka ngira ikintu mubaza. Muri iyo filime ya Gakwandi ni cyo kintu wumva wasangije abandi bantu bahanze cyane cyane uvuze ngo sheri wawe aravuze ngo niyo umupolisi n'umusirikare yego ngo hari icyo baba bari gupfa nkayo wakinnyemo nko ku bantu batarajya kurira cyangwa se bagiye kujya kuyira bagenda bakurikiyeyo. Ni cyo kintu wasangije abantu bo hanze hagati y'abo bantu babiri bumva cyabubaka wakinnyemo? Njyewe ntabwo ngize nyine mbunga, ariko nanone wenda ushobora kuzagera no mu gihe kiri imbere tukazabigeraho, ariko nakinnyemo nk'umuntu nanjye ujya guhurira ahubwo muri abo ngabo bajya gufana, njya kureba inkuru ukuntu bimeze. Urabizi muri karitsiye tuba tugomba guhurira tukajya kureba aho byahiye byashyushye. Abasirikari bari kurwana. Iyo nkuru se wowe wabura kujya kureba, nawe ari wowe niba utetse wabireka ukajya guhura. Ko hakora amasasu ubwo bagire bakurasa ko. Ubwo nyine iyo bibaye gutya bari ibibazo ntabwo nyine akwiciramo, ariko byaba bitunganye. Ariko se naguciye mu ijambo, Uyu ari kubivuga nabi kuko urumva yaje guhurura bitewe n'amakimbirane ajyanye n'umusirikare, kuko ngiye ningiye mu polisi. Niwe mupolisi. Actually ningiye Gakwandi. Agakwandi. Gakwandi. Kandi w'ikiroso sha. Ningiye Gakwandi. So urumva uyu nguyu ahantu yaktingiramo agaragara yaje guhurura kugira ngo arebe ukuntu biba bigiye kugenda, kuko ayo makimbirane bari margiye kwera mu ishyamba, ariko yageramo mu ishyamba bagasanga ibyo yari yiteze sibyo bimuta, ahubwo harimo ibindi byago biteye ubwoba. Rero mu ishyamba haba harimo abicanya, barimo ibintu ni ishyamba ririmo gukorerwamo ibindi bikorwa binahabanye na bya bindi byamuzanye yaje guhurura. Rero atangira guhuramo n'ibindi bibazo byinshi cyane. Bagenda bayikurikirane, harimo ibintu byiza bimeze neza kabisa my people. Rero urakoze ko iyo filime uzi ko narokotse ishoka bankubise ishoka. Harimo n'amashoka se cyane. Urumva we harimo umwicanyi we rwose ntago abarya imboga kabisa. Urebye nawe umutwara gukuraho. Ni ibibazo. Action movie Gakwandi series iri kuri Shami Empire my people. Go out there. Okay, reka ngire ikintu nibariza Cadette. Ni Cadette? Yego. Yes. Ubukwe buri hafi? Umunsi wose umunsi nk'itanu. Ubukwe buri hafi? Akarara mutima mubi. Nyine ndi kubaza ikibazo cyangerega muri kunzinzitsa. Ubukwe buri hafi? Ibyo ngibyo bibaye binari nabibateguza cya impamvu babyita ubukwe nanone hari ukuntu ababuteguye babahereza invitation utaratumirwa nta bukwe buba buhari. Njya nifuza kubaza nk'iki kibazo. Hano hanze hari kuba ibintu by'amadivorce, nka wenda uri gukundana, hari na video njya mbona hanze abagore bari gukubita abagabo babo. Icyo kintu hari ikintu wabivugaho? Ikintu bivugaho, abagore bakunda kwita abagabo babo, hari n'aka video kamaze iminsi gatrending, umugore amukubita umugabo mu ruhame, ariko ntabwo bari byiza. Icyo gihe mumucishije amazi cyane no muri rubanda. Nimba mwagiranye ibibazo nimwe bigiye muri rubanda, mugere mu mikemura niyo mwakifunyera mu cyumba muri babiri, mwashaka mukarwana mukavamo mwiyunza cyangwa se mukamenaguraniramo pe, ariko mugasohoka museka nta kibazo ibibazo mwabikemuye kugira ngo ujye kumuteza rubanda mukubitiremo. Nimushaka kumukubita ince 5 zimukubita nyine muri babiri, basi musohoka museka munameze neza, muvuga ati sheri bimeze neza. Wakwemera ko umugore agukubita? Mbo kuri iki gihe menya nabyemera da. Nese ura mugabo ntiyabyemeye bro. Arasabonye hari ikintu yari cyo yabaye. Nawe urumva Cadette yagukubita urusho kabyemera? Yarunkubita nkabyemera. Ni ikihe kintu Cadette yagukorera kibuka avuga ati mu byukuri ntago ibintu byihangane turatandukanye? Sha cyambere no ubugambanyi, ngo yangambanira akankira mu byago runaka biba byagira ingaruka ku buzima bwanjye. Cyo ni cyambere. Ikindi ni ukumbeshya no guhemukira, wenda navuga ngo igihango twadufitanye agahemukira nyine icyizere cyose akagitakaza kuri ngewe. Ngibyo byaba ari. Wewe wumva ari ikihe kintu umugabo yagukorera utakwihangana ku buryo akigukora itawigendera? Kintu umugabo tankorera yagukorera ntuwihangana. Shaka konce nyuma pe, wenda shaka konce nyuma ntimbimenye ko yagenda kubikorera iyo ukagaruka ukituriza nimbimenye, ukirinda kuba nabimenya gusa, uko nabimenye ari ibibazo. Ari sinzi iyo nzu nimba yararikira amahoro, ariko wenda dushobora gushwana muri uwo mwanya kubera nawe mfite umujinya,
ariko ntabwo byatinda cyane kuko natamubaza impamvu yabikoze kuko buri muntu wese aba afite impamvu ye. Hari igihe aba ari wowe wabiteye byaturutse kuri wowe kugira ngo abikore, ariko nyine birababaza pe. mu myaka 5 iri imbere urumva ushaka kuba umeze ute? Ndimo kumva nshaka kuba narateye imbere mu mikorere, haba no muri acting, kuko nimba nkora made in Rwanda, nkaba mfite company ikora made in Rwanda yitwa Mehida Limited. Ndashaka izaba iri kuri level yo kuba yasupplyinga muri East Africa cyangwa urageze kure ku buryo twakora nkora supplyinga abo hanze y'igihugu atari mu Rwanda gusa, nabo mu Rwanda nabo mbambika ku buryo bihagije, narateye imbere kandi muri acting nabwo meze neza, magaze neza. Aho ngaho naba Imana se niki yaba yanyemye. Nari igituma nari mbajije mu myaka 5, reka nongere nyibaze wowe wumva ushaka mu myaka 5, ubwo ndagaruka nongere nkubaze kuko nari mbajije mu myaka 5, reka nongere mbe mubaze ku ruhande. Shami, mu myaka 5 urumva uzaba umeze gute? Wifuza ko uzaba umeze gute? Mu myaka 5 ndifuza ko Shami Empire yaba ari ikintu kigari cyane mu matwi y'abanyarwanda no mu maso yabo, kirifitemo amashami menshi. Shami Empire Hospital, Shami Empire High School, Shami Empire what and what. Ibikorwa bigiye bitandukanye. Shami Empire harimo ama studio, harimo ibintu byinshi, ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo biheshe urubyiruko rw'u Rwanda imirimo, cyane ko abantu barimo barangiza kwiga asanga umuntu arimo arabura imirimo yo gukora. Nibaza ko byaba byara expandinze ku rwego rwo kugira ngo byaccommodating abantu benshi cyane, employees, abantu benshi babona akazi, byaguke no hanze y'u Rwanda, ibikorwa bigere kure kabisa. Nanjye ubwanjye personally mbe mfite ibintu bimaje kwigezaho, mfite uwo muryango, mfite izo modoka zanjye, mbese ibibazo ntibibura, yego turi mu isi, ariko byibuze iby'ingenzi bizabe byarakemutse kandi inshallah. Amina. Cyane cyane ko turi muri gisabo abakristo, hariya bavuga bayisilamu bavandimwe, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Nibwo babivuga niriye indimi ntabwo nzi ko bitondekanya. Nawe ntabyo uzi? Ntabyo nzi actually. Okay, menya ko Shami Empire imeze fresh kandi turi mu kazi. Menya ko muri ubu buzima hagira bwahinduka utabiteguraga, utari wabiteganyije, ugatera imbere ukaba umuntu urenze. Muri aya masaha menya ko ndi kumwe na sheri wanjye akanya ko turakora ikiganiro hano, bimeze neza. Nimubana menya ko nitubana agomba kuzanira impanga. Ibibazo turagomba kuzanira impanga tukabyara abana 2 b'impanga. Nicyo nifuza, n'Imana izabimfashemo. Nubyara impanga menya ko nimbyara impanga hazaba hahiye. Hazaba hahiriye rimwe. Yatasa. Nutazibyara menya ko cyaba ari ibibazo, sikute natazazibyara. Imana nitanga urubyaro, wenda n'umwe nzamwemera, ariko nyine ntukuyisaba nyine tu. Kade, baramutse baguhaye miliyoni 10 ngo byibura utize umukunzi wawe, umukobwa mugenzi wawe, wabyemera? Birasa n'iyisafira man. Cyemutiza reka musinge. Nagomeje nakoresha nsanga mfite pe, nawe natiza. Bagwe miliyoni 10 ngo utanga umukunzi wawe. Natiza. Nawe natiza. We bagwe miliyoni 10 ngo utize umukunzi wawe. Na wazirya cyangwa? Miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda se cyangwa y'enda? Y'amanyarwanda. Mumutize mu gihe kingana iki? Mu gihe kingana iki? Amasaha 2. Amasaha 2. Umuhereza undi mujama kugira ngo abaye bari kumwe aze kumugarurira. Yes. Bakora n'ibintu. Bakora? Bagakora n'ibitari ngombwa cyangwa no kumutiza gusa. Oya, nyine amutize agira ukuntu yigenza. Reka iki kibazo shiro wakidusubize. Baguhe miliyoni 10 z'amanyarwanda. Yego. Umugabo akaza akaguha miliyoni 10 z'amanyarwanda ngo mbabarunize umukunzi wawe, byibura amasaha 2. Wayafata? Vuba nayafata. Nayafata kabisa, nubwo yaba ari umunsi wose. Niyo yaba ari umunsi? Nubwo yaba ari umunsi wose ngiye nayafata. Wowe wakwemera? Ntabwo nakwemera kubera yuko ubuso bwaramutse nije bakanereramo inda, umwana yazarera n'uwo mwana muri mubaza icyo kibazo kimumubaza. Sheri bamutse munije bakanereramo inda, uwo mwana wazamuresheje miliyoni 10 se yazarenga izo miliyoni 10 waba ufashe. Okay, urakoze cyane.
waba wateye iyo nda yikurikirana akazanahera yoreze icyambere ntabwo namuri atari narise neza umwana utari uwawe ntabwo ari umwana utari uwawe bro ngewe mujama nawe namutije nimba yazinazemo kabisa nazikurikirana kandi yakwishyuye nyine yanyishyuye kandi ntabwo yishyuye umwana urumva kandi none DNA amaraso naye urumva leta yikurikirana nyiri ntuza ubwo rero ngewe yanjye nakenyereraho bamara kunsubiza ibyanjye aze nkajya kurya amafaranga kabisa turyoshye tumeze na neza cyane bigaragara ko ukunda amafaranga kurusha oya amafaranga arakenewe kandi no mu rukundo rutarimo amafaranga rurabika simba mvuze ko mudakundana ariko urukundo rutarimo amafaranga my boss babibishye cyane nkunda kubaza iki kibazo ntabwo abantu benshi barakinsubiza ariko mwese murakundana wenda murakinsubiza wese uko abyumva amafaranga atera ikibazo cyangwa akemura ibibazo ndahera hano amafaranga akemura ibibazo bisobanure uvuga uti amafaranga akemura ibibazo ntago atera ibibazo ubisobanure uko atera ibibazo cyangwa se uko adatera ibibazo amafaranga akemura ibibazo ntago atera ibibazo mu gihe hari amafaranga mu rugo muba mumeze neza nta ntonganya naki ujya kutongana fata ujya kugura agasakoshi hariya wajya gutongana hasi wahashya inyama tukarya ariko nanone iyo nta mafaranga ahari ntabwo bivuze ko nta rukundo rwawe ruhari ariko akenshi mushwana kurusha inshuro nyinshi kurusha hari amafaranga wowe ubyumva ute amafaranga atera ibibazo cyakemura ibibazo amafaranga akemura ibibazo kuko niyo twese duharanira hano mu isi ni utayafite nta kintu kimwe wageraho abaye adahari abaye yes nk'ubu utayafite of course wabwirirwa wariye icyo ni igisubizo gikomeye cyane ni ikibazo ubona amafaranga ahari ni ikibazo nyine kuko nta mafaranga ahari ariko nanone ikintu kirimo ni iki navuga ngo akemura ibibazo ahari Yesi uramutse wababaye cyane cyangwa se umukunzi wawe yakubabaje ni ikihe kintu yagukora ukavuga ati ndakubabare cyane none ndongeye ndasetse ikintu yankorera wenda na nkubaka kanya nababaye ariko ndabikunda nababaye kaza tukana tugashwana nk'iminota tugaya tukiyunga njye tutatwiyunga vuba cyane kurusha kuko arutonga naranga kajya bikansetsa ukunda intonganya bikarangira natakiraka yuko harya tonga n'ibintu bitari ngombwa gatanga none ngumva biranzetsa kugira ngo bindakaze amaze n'umunsi ataratongana birambangamiye bivuze ngo umukunzi wawe yakubabaje ni ikintu kibanza gukorera kugira ngo uhindukire nuko mwanza mugatongana ukamurya inzara ukagira gute oya nanzara namurya ntago namurya inzara ko yazana ibisebe byabigeze kure nyine yatonganye ntago atongana kubera umutima mubi cyangwa iki avuga akundi warakaje kubera ikintu ubundi agatongana niyo mpamvu yuko nanarakaye nabyo bikansetsa umukunzi wawe yakubabaje cyane ukababara wowe ni ikihe kintu umva yagukora ukahita wishima ukanabyibagirwa shangiye yareba nk'ikintu ntamwe yangurira tu yebana kuko akundi ukuyakuye umuntu umugarawe muri mudu kabenda bamusohokana ngwino basingwe nje kukugurira akakantu nakuzaniye akakantu nyine like ikintu gifatika tu akana kariko ka geste gatuma nongera ngaseka batu okay sawa kakugurira wenda nk'akantu keza nk'akambaro keza ibintu nk'ivyo tu bituma nyine ngaruka muri mudu cyangwa wenda nkabona wenda akemuye nk'akabazo nje nari niyize ko mfite nkabona yagakemuye bwabara kari bitabushira mane yes bivuze ngo nyuma y'ingi bigaragara ko mukundana mwese mwizerana yego turizerana uramwizera umukunzi wawe ndamwizera cyane nawe uramwizera nta kintu mujya muhishanya ni ikihe kintu wumva wawe waramuhisha utari waramubwiye gihari nta kintu kimwe yigeze muhisha pe nawe ntacyo mane nabyo mane urumva uretse kwenda ko umuntu mamuhuye mukuze ntago yahita amenya ubuzima bwawe bwose kuko turi abantu bakuru tuba twaranyuze muri byinshi ubwo nyine niyo mpamvu uko iminsi igenda iza mugenda mwigana ariko la majorite ku byaka kanya ndibaza nta bintu batazi yes ndagira ngo bakunzi ba IM Irakeza Media TV barakundana barizerana abonye ukuntu baje banafatanye mu kiganiro genda batunguye inkuru nyikoze mu by'ukuri itari ngombwa ariko reka nkore aka kantu kaga challenge murakemera se nta kibazo twagerageza nawe urakemera ni one okay buri umwe nafata telefone y'undi umwe ajye muri WhatsApp arebe scrolling ageze kuri 5 arebe ko nta muntu bakundana cyatabana mu citini okay kibazo ntacyo bitwaye
Ngiye password yanjye urayizi ariko yawe nayo nzi rero urayimbwira yanjye arayizi ariko njye nayo nayimeza nayo ntabwo mba nshaka kumwinjira muri telefone ntabwo mba nshaka kubabara kubera ko numva mwizera cyane mba numva nta kintu nta mpamvu yo kujyamo okay nabidanje mani nabidanje nyereka yongewe yanjye urayizi n'undi aragiye kujyamo umva mfite ubwoba nizera ko nta n'ibidanje kandi n'ubundi yananze kwinjiramo ariko byananze njye nabidanje okay hari uwari wabona sha ntabwo ndabibona kabisa nanjye ndimo kubona uwitwa Jeannette kandi dusanzwe tuziranye ndimo kwibaza baba bari sinzi ntabwo ndabimenya neza Jeannette ni inshuti yawe ni inshuti yanjye Jeannette ni umushuti wanjye nanjye ni n'umushuti wacu twese ese Jeannette kandi umugezeho ikihe kibazo none se ko mbibonyemo kandi ndimo kubona hari ibintu mwandikira n'ibiki bimeze biti oya nabidanje sheri nabidanje nibaza ko Jeannette se bwamurakarira kandi ibi nabidanje byanditse hano ibi n'ibiki biba byandikwa aha ngaha n'ibiki nyine Jeannette nabidanje tu kandi bigaragara ibimenyetso birimo asheri nci inyuma kuri Jeannette none se ntago ari kuguca inyuma mani ni ibiki rero ibindi ndimo ese wari wambonana nawe ni ibiki yanditse hano gutya n'ibiki ngo ese wari wambonana na Jeannette basi ngo mushaka guhura gukora nyine se wari wabonana nawe tubusanga duhura muri rusange tugiye gukina n'ibiki ariko nawe none murashaka gukora iki rero uri gushwana nyerekaho nanjye rebe Jeannette ja guhura hanyuma bakunze ba murebe mwese mwese ariko nimukinjira ngo sheri ngo ndagukunda yego harimo n'imitima urumva oya buretse gushwana oya buretse gushwana mbanze nsome nose gusoma umuntu ugiye gusoma boro zanjye se ne kuzisoma se oya reka nzisome kugira Jeannette ni umushuti wanjye kandi navuga ko nta kintu kimwe mpfa nawe nkuko ndi n'inshuti kandi twamenyanye Jeannette tuziranye muri inshuti mukazamo ibintu by'imitima by'ibintu by'amabizu imitima n'ubizimani nese imitima n'ubizigera ari igitsina oya byo ngira hagarike nese urashaka no kumubita oya buretse mwe kurwana oya buretse kurwana sibyo oya buretse kurwana man ntabwo byumvikana telefone yanjye man telefone yanjye nyina akira telefone yawe basi buretse kurwana ese ni gute buretse kurwana sibyo muretse kurwana none se bira bintu harya ari kuganira kugira ngo kuganira akazamo amabizu gute none se muretse oya garuka kuki ugira amahane kandi umubwiye amahane gute suyaneje Nese baretse oya buretse abanza gusobanura sibyo ngewe impamvu ubona wenda nandikana nawe ngo dutima niki mbere yuko tumenyana nge nawe twari tuziranye yari inshuti magara iyo bivuze message kari za vuba izi message kari za nyine ni kukubwira inkomoko y'ubushuti yego muretse gushwana ntabwo ngiye naje hano kubashwanisha sibyo oya mani buri cyakoze iyo nanabimenya ntabwo mba nemeye yuko nakora ikintu kiganiro bro oya ariko mwabinyemereye oya ngiye nanga ikintu cyane munakaza n'iki cyangwa wenda buretse ese kukigira amahane ahubwo wowe kuko ari sheri wawe wowe nyine sobanura ibya Jeannette kugira ngo abyumve ngo mbere yuko menyana nawe Jeannette yari inshumi yanjye sibyo nimba yari inshumi yanjye rero ntabwo kumenyana n'uyu nguyu byari gutuma nirukana inyuma gute se usanze turyamanye kuri WhatsApp kuryamanye iyi ni rogi oya mureka gushwana wallahi man bakuroze cyangwa bakuroze se abishoboye kugira amahane oh yes
nose ngo ni inshuti hanyuma ngo nyuma ngo imitima ngo n'ababizwa ibyo none se ubwo wowe niba wowe se nta muntu mufite kurazaho nk'ijoro muri kuganira oya ko yabirebye yigeze bibona ko yabirebye yigeze bibona segeze no hasi asanga zina password yanjye ngewe yigeze ubona nyimukuriramo ariko ngewe yewe nayo nzi none ubwo ugiye gufata uwe mwanzuro nizere ko nabashwani banirinze uradushwane ntabwo no musarambona tega rimwe na rimwe ujye umusura cyangwa niwe ugusura sinigute akazi wacu man akazi wacu se mu rugo kwa Mary man ariko nawe ugiwe niyo mpamvu ngena nakora ikibazo none iki bananga kugira umujinya naramuhitana ntago bari byiza ngenda byanga cyane ahubwo none utumye ndebamo ofite nyine nge nari ndi kubaza oya nose uragiye bakunzi ba IM Irakiza Media TV murabyumvishe ubwo wenda ubutatuzongera tugirana ikiganiro Imana ibarinde sister nizere yuko nabashwanishije muzongera mugasubirana